so reka tumusabe rero kugira ngo yitegure abe update hanyuma atangire aduhe ikiganiro uko bihagaze uko bimeze so ntugikurewe ya kamera kora subscribe like share ndetse na comment kugira ngo ikiganiro cyose cya TLD mpaya kijye gitambuka uhita ukibona gatanu kuri gatanu wayasa bombo club. Yes, reka tuguhe ikaze cyane wowe udahwema kudukurikirana uri mu majyepfo uri mu majyaruguru iburasirazuba iburengerazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali. Aba diaspora turabakunda cyane kandi turabazirikana, so tukubwire ko rero aho uri hose twifuriza ko wakomeza kumererwa neza, nawe utamerewe neza uyu munsi ejo Imana ari yagira kwigenza ukamererwa neza wihangane, ntabwo twese tuzahora duseka kandi niko Imana buri iba yarabipanze. Nge ndi Theogiste Bizimana, aha ni kuri TND Empire. So uyu munsi rero twasuye umuhanzi, ni umuhanzi ukora indirimbo ziri gospel, indirimbo z'Imana, ni umurokore, araza kutubwira byinshi mu bihangano bye, atubwire byinshi mu byo akora. So reka tumubaze byinshi mwifuza kumumenyaho kandi byiza. Nizere ko rero mutari buze gukuraho kuri iyi channel. Kora subscribe, ukore like, ukore share kugira ngo byose bize kugenda neza cyane. Reka rero tumuhe ikaze. Umeze ute? Yes. Murakoze cyane. Nitwa Twagirumukiza Emmanuel, niyo mazina ababyeyi banyise, ariko mu izina ry'ubuhanzi ngeze muri music narasanze kuba iwacu baranyise Emmanuel, nabonye ari izina ry'igifaransa ariko icyongereza kigezweho ubu nita Emmy, kunza kongera akajambo kitwa ngo forever, bivuze ngo forever ni ibihe byose. Ndagasobanura akantu, hari igihe abantu babaza se no kubera iki witwa Emmy forever, ati nkabona WhatsApp ni Emmy forever, nkabona YouTube Emmy forever, nkabona wenda tutagiye kure ndabyibuka hari indirimbo wigeze gusohora bitewe nuko abantu benshi bari bakuzi ku mazina yawe bwite. Ndabyibuka narayisharinze kuko wari wanyoreje link abantu bakajya bambwira ati umuntu ninde uyu muntu ninde. So nyuma yaho nibwo baje kubona video baza kubona kari wowe. Ni igitekerezo wagize cyo kugira ngo wite cyangwa se ugira igitekerezo cyo guhindura amazina yawe wite Emmy forever, wagikuye he? Ni ibintu watekereje cyangwa umuntu wakugira inama? Kugira ngo ni Emmy forever, nabonye Imana yarabanye nanjye. Bivuze ngo forever bisobanuye mu Kinyarwanda, birasobanuye ngo ibihe byose. Nabonye Imana rero kuko Emmy bivuga ngo Imana iri kumwe natwe, forever kiyongereho bisobanuye ngo Imana iri kumwe natwe ibihe byose. Niyo mpamvu Imana yabanye nanjye ibihe byose. Barafite ubuhamya bukomeye cyane mu buzima, cyane cyane hari umuhanzi wazamutse cyane mu minsi ishize mu guhera muri 2016 gutyo bita Taseti Tusi, muramuzi, ngira ngo muramuzi mukorana nabo. Uriya muhanzi indirimbo ze nizo zanyubatse, ni wanyishije ibintu byo kuririmba, hanyuma n'ibintu byo muri korali nabyo akunda korali yitwa Jova Jiri. Iyo korali no yanyishije ibintu byo kuririmba, ritunumva nkunze umuziki. Noneho mu buzima nabayemo bitewe n'ibyo umuhanzi Tusi aririmba byagiye binyubaka biramfasha, bituma nayo ninjira mu muziki nyarwanda wa gospel. Tukiri aho ngaho tubona abantu benshi bagenda binjira muri uyu muziki. Uru ari urugendo rukomeye cyane, urugendo umuntu wese atapfa guhita avuga ngo nanjye cyangwa se uko abitekereje avuge ngo ngiye guhita nkora uyu muziki. Ni izihe mbogamizi cyangwa se ni igiki byagutwaye kugira ngo wowe ubashe kwiyakira, wumve ko ugiye gukora uyu muziki, wumve ko ugiye gukorera Imana? Tuzi ko ubundi mu buzima busanzwe abantu ndetse n'abandi baturage, abantu dukoresha imbuga nkoranyambaga, tuzi ko indirimbo z'Imana nta nyungu, tuzi ko indirimbo z'Imana zitagira ibitaramo. Ese kuri urwo ruhande ni igiki ushobora kubwira abo bantu bashobora kuba bacyumva ko indirimbo z'Imana ari ukugenda ukaririmba mu rusengero gusa, nta kindi wumva ushobora gukora? Wenda ndabikuriza, uri kugenda umbaza ibintu by'ibibazo, ariko ndabikuriza. Hari korali naririmbagamo, hari umudugudu nasengeragaho hariya mu Bugesera, mudugudu ni kuri ADPR y'ahantu bita Bukumba. Hari korali naririmbagamo yitwaga Giovanni. Nuko yaje gusohora indirimbo
nibwo bwa mbere nari nkaragiye muri studio numva ndanezerewe ndishimye muri uko gusohora indirimbo kw'iyo korari nuvuga ngo bari bafite abaterankunga batandukanye ariko babashyigikira mu buryo bw'uko babyinjiyemo nta nyungu ari gukora umurimo w'Imana. Hanyuma ibyo ngibyo nabyo byanteye kumva nanjye nkunze gospel, bituma mvuga ati ngiye kwinjira mu murimo w'Imana nanjye wo kugira ngo nabamaze ubutumwa ku maradiyo, ku ma YouTube, ku mbuga nkoranyambaga, ku isi hose, kugira ngo tubwirize abantu ubutumwa. Nyamara izo ndirimbo tujya turirimba, turaririmba abantu benshi bagafasha umwe bagahindukira bakaduhamagara ati indirimbo mwasohoye zaradushimishije, zaraduhinduye, bamwe twarahindutse turakizwa. Ukumva rero ninjiyemo nshaka kugira ngo mbahore imitima y'abanyarwanda, mbabwire imirimo y'Imana kugira ngo nta wundi wihebye ukiri hasi, bitewe n'ubuzima nanjye nabayemo nicyo nashatse kubikorera. Tukiri aho ngaho iriya ndirimbo, hari indirimbo uri ukoze hasi bajya bavuga ngo ukoze hasi unyibutse ibuye. Hari indirimbo iyo korari Jehovah sigeze gusohora, nimba nibuka neza, yitwa umutima ubabaye. Hari igitero waririmbyemo, navuga wari ku cyantona, kirimo amagambo akomeye cyane. Kuki ari we wahisemo cyangwa se ari we bahisemo kuririmba icyo gitero? Ni we wabihisemo ku bushake bwawe cyangwa se ni abayobozi b'iyo korari bavuze ngo ririmba iki gitero? Buriya hari ibintu umuntu akubwira n'undi akaba aguhanuriye. Buriya irandirimba icyo gitero impamvu bakimaye, bari bazi ubuzima nabayemo, buriya wenda ndi bubihere neza, turacyari muri introduction kugira ngo nibwire abantu. Buriya ubuzima bwanjye niyo mpamvu byatumye bamana kiriya gitero kugira ngo nyiririmbe. Bari bazi ubuzima nabayemo, nagiye muri korari banyakira bitewe n'ubuzima nabayemo, numva ndaruhutse. None bama kuririmba icyo ako gace, ni igitero cya kabiri nyiririmbye, numva ntangiye kuruhuka mu mutima, nanjye numva bikirafashije. Numva abantu barayisabye cyane kuri radio, ndibuka cyane radio bita Inkoramutima, sindirimba ujye yumva. Numva barayisabye ngo ndashaka ya ndirimbo Inkoramutima nako bita umutima ubabaye. Iyo ndirimbo rero nayo yagiye ifasha abantu, nanjye yaramfashije rero kubw'ubuzima nabayemo. Ni ubwo buryo rero bahari bamaye icyo gitero ngo nyiririmbemo, bari bazi ubuzima nabayemo. Murakoze cyane. Tukiri aho ngaho mu buzima busanzwe, tuzi neza ko ibi ni ibintu bisaba consommation nyinshi. Igihe uzatangira kujya muri studio, igihe uzagenda ugakora iyo audio izi indirimbo bidafite amashusho, igihe uzagenda ugakora video, ni ikintu gisaba igishoro gihambaye. Mu by'ukuri ko tuzi neza ko nta management ufite kandi nta muterankunga wari ufite, ibi bintu wabyitwaye mute igihe wari ukeneye kujya muri studio kandi ushaka kuzamura impano yawe, nta muntu ugutera inkunga, nta muntu ukuzamura, wabyitwayemo mute? Wumvise muri wowe bimeze bite? Ni iki byagutwaye? Wigomwe ibintu bingana iki kugira ngo ibi byose bigereho? Buriya sa nk'uzamutseho gake kugira ngo musobanure abadukurikiye babyumve neza. No kuvuga ngo nkimara kubatizwa, nabatijwe ubundi 2015 muri ADPR. Maze kubatizwa ngumurira muri korari, korari Jehovah ujya wumva kuri radio, nuko nyikuriyemo nkajya ndirimbamo, umva ndafashe ugenda uhura mu buzima nari ndimo ndagenda mbyakira. Noneho bigezeho hari igihe nkimara kubatizwa neza nibwo ibintu byatangiye gukunda. Bimaze gukunda rero ndabyibuka, nakoze ubukwe. Maze gukora ubwo bukwe, ubukwe nakoze bwabaye ubukwe bwiza cyane. Ubwo bukwe rero bwahise bupfungurira, navuga ngo fondasiyo y'ubuzima. Mbere narakora ubukwe, nacuruzaga ukuntu mu buzima iyo ugitangira, buriya gihe mbona gutya nabaye umuntu wacuruzaga imineke. Niho kintu nahereyeho. Nacuruzaga imineke, ngacuruza ku gataro, ngashyira agataro ku rutugu n'amaguru, ngatembera karitsiye, za karitsiye Mateus zose, hano Nyabugogo hose. Buriya bamwe na bamwe baranzi ko ari ako kantu k'agataro nahereyeho curuza. Nuko iyo mineke rimwe njya gusengera ku musozi, ubura musozi mu Rwanda urazwi bita Kanyarira. Agiye kwasenga Imana ibwira ibintu bikomeye, irambwira ati
mwana wanjye ibintu byinshi nawe sindi rimwe ujya mu barokore bari gusaba uburyo bafashe Imana iri kugenda ndabyumva cyane. hanyuma Imana ibwira ibintu bikomeye irambwira ati mwana wanjye gutya na gutya ngukoreye ubukwe nyuma y'ubukwe nguhinduriye akazi ibintu byo gucuruza imineke sinzi ahantu nagiye iyo mineke naje kuyicuruza birakunda mbona udufaranga dukeya nshinga akantu k'akarimatasiyo ese njya gukorera hariya hakurya ahantu bita mu Bugesera njya gukorera ahantu mu Bugesera ahantu bita gutyo zatwimara naje kuhashinga akantu k'akarimatasiyo nkajya mbona abakiriya birakunda ibintu bigenda biza nkora ubukwe Imana ibana nanjye ubukwe bumera neza kugeza ubwo hari abantu tujya duhura ariko ngo ndashaka ko wongera ukanyereka ya video y'ubukwe bwabaye igitangaza ngo hari abantu bajya babyuma yuko bari igitangaza kuririmbira umukunzi wawe kurimbira umukunzi wawe mu bukwe bari ibintu bitoroshye kugira ngo ubyumve biba bitoroshye hanyuma maze kubikora gutyo narazamutse maze gukora ubwo bukwe nyine ndazamuka ibintu nk'ibyo mbivamo no ninjira muri business yo gukora ibintu bijyanye n'amandazi ibintu n'imigati gutyo dukora n'ikintu nzi ko wenda bitazavamo ariko kuko Imana yari yaravuganye nanjye nkomeza kugira uwo mutima ndagomeza ndakora ariko nkumva nkunze wa muhanzi nakubwira ruguru Mantasiyeti tusa indirimbo yaririmbye nakunze cyane yitwa ngo akira ishimwe gakira ishimwe mwama akira ishimwe ryanjye simba nkiriho nukuri mba narapfuye gutyo indirimbo nayo sindi mbara uyumva hanyuma zigenda zimfasha iyo niyita ngo aho ugejeje ukora bitewe n'iki Imana ikoze nkahita nimba ngo aho ugejeje ukora atase tusinumva ndamukunze cyane bituma none nanjye numva nigira icyizere avuga ati aho Imana yakwetase tuzi nanjye yahankora ni muko gukora ndakora mbona ibintu biraje noneho murumva muri iyo minsi ibintu ntabwo byagendaga neza ariko naje gukora ibintu bigenda neza no nangira gukirigita ku gafaranga natangiye kugenda mbona agafaranga mbatari ko nkumva nkunze kuririmba ndavuga atari nkatsa Imana cyama sinzapfe ntaririmbye noneho rero nkagira n'utuntu dushimisha abantu nko kuba imusi kuyobora ibirori n'ibitaramo amakwe y'abarokore cyane gutyo bigenda biza gutyo bigizeho n'umwanya mbonye agafaranga ndavuga ati ubu mbonye agafaranga rero kantangire nyirigite ntangire kujya muri studio nuko rero ndabyibuka rwungu ukorera muri studio bita John sinzi mba mujya mumumenya John tugarutseho gato John abantu benshi baramuzi cyane uyu ni umuproducer wakoreye no muri the main music ndakeka abantu barayizi ni rebo ya Baturama ndakeka ubu rero ntago ndakeka batakiri kumwe gusa nyine abantu benshi muramuzi so John mwamenyanye mute John rero dusa nkaho twiganye ariko nitwigaga ku kigo kimwe no kuvuga ngo yigaga kuri ahantu bita kuri apedi nangwa ni mu Bugesera twakunze cyane nanjye nkiga ahantu bita kuri groupe scolaire ruhu no kuro tuza kubishuti turakundana no kwajya mu bintu by'imiziki ubwo abaransize kuko urumva giye yatangiye kugenda azamuka ngiye nigumira iyo ngiyo nyine ariko bakunda ntarabona amafaranga ariko bavuga ati nzageraho tubonana kuri John rero niwo nahamagaye bwa mbere ibintu by'umuziki abyinjijamo neza arambwira ati gutya na gutya atangira kugenda akora ibintu by'imiziki nawe wankorera indirimbo bita nihe tuzaba sinzi imburyo yumva nuko rero indirimbo irahitinga ku ma YouTube ati nihe tuzaba ibintu bitaramo ibintu biracicikana ibintu bigenda neza hanyuma iyo ndirimbo maze kwinkorera bituma nanjye none ntangira kugenda numva ko none ibintu by'imiziki byinjiyemo neza sayizi ngizi ngubu igihe cyose numuziki aho ndi mu muziki mu rusengero gucuranga kuririmba ibyo bintu wambarizamo ubwo rero ni muri urwo rwego nicyo kintu cyatumye impita ninjira ubuzima bumaze gukunda ariko ubuzima agato bwakunze ari uko maze gukora ubukwe maze kuzana umugore nibwo byatangiye gukunda mbona bitangiye biza murakoze tukiri aho nyuma y'uko uzanye umugore twumvise amateka yawe yose twumva nyuma yo kuzana umugore wakoze ibintu byinshi bitandukanye uza kugera aho winjira mu muziki
hari ibintu bimwe na bimwe twifuza kukubaza nk'itangazamakuru. yego. Bwa mbere ugitangira umuziki wawe, ni iyihe ndirimbo watangiriyeho ukumva abantu benshi iyo ndirimbo barimo barayigusaba? Iyo ndirimbo ntabwo nayitindaho cyane, indirimbo bita nihe tuzaba. Nihe tuzaba, abizera nyine niyo tuzaba. Nagusaba nimba nakugoye ukaba waturirimbiraho nk'akavase kugira ngo abantu bumve neza ko dufite ahantu tuzaba se, cyangwa aho hantu uko biri kose tutahazi byibura bahamenye. Okay, ubwo impamvu wenda mbere yuko ndirimba iyo ndirimbo icyatumye nyihimba ni iki? Mu buzima iwacu hari inzu, icyo gihe hari inzu yubakishije ibiti, sinzi nimba warigeze ubyumva, hari wowe ushobora kuba wenda ubyirutse uva, sinzi nimba ubizi. Hari inzu bubakaga z'ibiti, noneho baje kuyisakara iza kugurukwa n'umuyaga wari ujemo, n'imvura iragwa ari nyinshi, birayikubita hiragwa irasenyuka. Hanyuma aze gusenyuka umuvu uruzura. Ubwo nani mvuye gusenga nageze mu rugo mbaza mama ati byagenze gute? Ati mwana wanjye nuko byagenze, urihangana nyine ujye gusaba icumbi. Nuko nagiye gusaba icumbi, ndabyibuka ahantu ugeze za Kimisagara ruguru za Kimisagara. Ubwo nari mvuye aho ngaho, hafi aho ngaho nyine ahantu twari duturanye aho za Kimisagara ruguru. Nuko ngiye kubasaba icumbi, barambwira ngo nta cumbi bafite, ngo cyakora ngo hano bakacumbikiye ngo baharaje imbwa zabo. Ati imbwa zirusa umuntu. Icyo gihe numagize agahinda bitewe nuko nari mvuye gusenga, ndi mwifuye ryo gusenga. Nuko bituma mpimba iyo ndirimbo yitwa ngo nihe tuzaba bizera. Nangira nihe habizera bazajya kuba muri iyi si, naho tuzakira nta n'uhatagerwa n'umubisha, ibibi ntantu twabihungira, tuzongera tubeho nyuma y'ubu buzima, ntituzongera kurira no kubabara, aho umwami Yesu yaduteguriye mu ijuru niho iwaho wabizera bose. Ewana, nanze kugukura mu mavuta, ariko nabonaga mbonye koro hano mpita nshaka kugira ikintu nkubaza gikomeye cyane. Mbonye handitseho director Karenzo kuki ari kuguhamagara n'ubu aracyaguhamagara? Ndakeka nubwo turi mu kiganiro wamwitaba nta kibazo ukamuvugisha live. Hano turi mu kiganiro, mwitabe umuvugisha. Allo meza. Ni umuhanzi Emi Forever, sinzi nimba umuzi urimba gospel. Nashakaga nyine, nari nkuhamagaye ngira ngo unkorere video y'indirimbo. Sinzi ibiciro ubu ngubu uriho byo gukora, ari video ya live cyangwa video yo kugenda mbona urayumva atari live. Nicyo kintu nagushakiraga. Ubwo rero nkwitabye, narindi mu kiganiro n'umunyamakuru ukorera Yego TV. Sinzi rero nimba wenda hari icyo byaba bitwaye, cyangwa se wenda twaza kuvugana mvuye mu kiganiro. Sawa, murakoze cyane. Murakoze cyane. Reka mbonereho kukubaza, biri kumvikana n'abari kudukurikira bari kubyumva ko uko biri kose dushobora kuba hari umuzigo mushyashya, ariko mbivuge mu mvugo zacu twe nk'abanyamakuru, cyangwa se indirimbo nshyashya igiye kuba yagira hanze vuba aha, kuko ndumva uri mu mipango ikomeye cyane na Karenzo. Twitega iki
twitega iki mu gihe tukiri aha ngaha dutegereje, twitega iki kigiye kuza? hari indirimbo nshya ngiye gusohora yitwa ngo nasenze mbabaye. wivuga man twagiye nafashe ubundi gufata. Yes, reka tuguhe ikaze cyane wowe udahwema kudukurikirana, uri mu majyepfo, uri mu majyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali. Aba diaspora turabakunda cyane kandi turabazirikana. So tukubwire ko rero aho uri hose twifuriza ko wakomeza kumererwa neza. Nawe utamerewe neza uyu munsi, ejo Imana ari yagira kwigenza ukamererwa neza, wihangane, ntabwo twese tuzahora duseka kandi niko Imana buri iba yarabipanze. Njye ndi Theogiste Bizimana, aha ni kuri TND Empire. So uyu munsi rero twasuye umuhanzi, ni umuhanzi ukora indirimbo ziri gospel, indirimbo z'Imana, ni umurokore. Araza kutubwira byinshi mu bihangano bye, atubwire byinshi mu byo akora. So reka tumubaze byinshi mwifuza kumumenyaho kandi byiza. Nizere ko rero mutari buze gukuraho kuri iyi channel. Kora subscribe, ukore like, ukore share kugira ngo byose bize kugenda neza cyane. Reka rero tumuhe ikaze. Umeze ute? Yes. Murakoze cyane. Nitwa Twagirumukiza Emmanuel, niyo mazina ababyeyi banyise, ariko mu izina ry'ubuhanzi ngeze muri music narasanze kuba iwacu baranyise Emmanuel, nabonye ari izina ry'igifaransa ariko mu cyongereza kigezweho ubu nita Emi. Kunza kongera akajambo kitwa ngo forever, bivuze ngo forever ni ibihe byose. Ndagasobanura akantu, hari igihe abantu babaza se no kubera iki witwa Emi forever, ati nkabona WhatsApp ni Emi forever, nkabona YouTube Emi forever, nkabona wenda tutagiye kure, ndabyibuka hari indirimbo wigeze gusohora bitewe nuko abantu benshi bari bakuzi ku mazina yawe bwite. Ndabyibuka narayisharinze kuko wari wanyoreje link, abantu bakajya bambwira ati umuntu ninde, uyu muntu ninde. So nyuma yaho nibwo baje kubona video, baza kubona ko ari wowe. Ni igitekerezo wagize cyo kugira ngo wite, cyangwa se ugire igitekerezo cyo guhindura amazina yawe wite Emi forever, wagikuye he? Ni ibintu watekereje cyangwa umuntu wakugiriye inama? Kugira ngo ni Emi forever, nabonye Imana yarabanye nanjye. Bivuze ngo forever bisobanuye mu Kinyarwanda, birasobanuye ngo ibihe byose. Nabonye Imana rero kuko Emi bivuga ngo Imana iri kumwe natwe. Forever kiyongereho bisobanuye ngo Imana iri kumwe natwe ibihe byose. Niyo mpamvu Imana yabanye nanjye ibihe byose. Barafite ubuhamya bukomeye cyane mu buzima. Cyane cyane hari umuhanzi wazamutse cyane mu minsi ishize mu guhera muri 2016 gutyo, bita Taseti Tusi. Muramuzi, ngira ngo muramuzi, mukorana nabo. Uramuhanzi, indirimbo ze nizo zanyubatse, ni wanyishije ibintu byo kuririmba, hanyuma n'ibintu byo muri korali nabyo. Akunda korali yitwa Jova Jiri. Iyo korali no yanyishije ibintu byo kuririmba, ritunumva nkunze umuziki. Noneho mu buzima nabayemo bitewe n'ibyo Umuhanzi Tusi aririmba, byagiye binyubaka biramfasha, bituma nayo ninjira mu muziki nyarwanda wa gospel. Tukiri aho ngaho tubona abantu benshi bagenda binjira muri uyu muziki. Uru ari urugendo rukomeye cyane, urugendo umuntu wese atapfa guhita avuga ngo nanjye, cyangwa se uko abitekereje avuge ngo ngiye guhita nkora uyu muziki. Ni izihe mbogamizi cyangwa se ni igiki byagutwaye kugira ngo wowe ubashe kwiyakira, wumve ko ugiye gukora uyu muziki, wumve ko ugiye gukorera Imana? Tuzi ko ubundi mu buzima busanzwe abantu ndetse n'abandi baturage, abantu dukoresha imbuga nkoranyambaga, tuzi ko indirimbo z'Imana nta nyungu, tuzi ko indirimbo z'Imana zitagira ibitaramo. Ese kuri urwo ruhande ni igiki ushobora kubwira abo bantu bashobora kuba bacyumva ko indirimbo z'Imana ari ukugenda ukaririmba mu rusengero gusa, nta kindi wumva ushobora gukora? Wenda ndabikuriza, uri kugenda umbaza ibintu by'ibibazo, ariko ndabikuriza. Hari korali naririmbagamo, hari umudugudu nasengeragaho hariya mu Bugesera, mudugudu
ni kuri ADPR y'ahantu bita Bukumba, ariko korali naririmbagamo yitwaga Giovannis. Nuko yaje gusohora indirimbo, nibwo bwa mbere nari nkaragiye muri studio, numva ndanezerewe ndishimye muri uko gusohora indirimbo kw'iyo korali. Nuvuga ngo bari bafite abaterankunga batandukanye, ariko babashyigikira mu buryo bw'uko babyinjiyemo nta nyungu ari gukora umurimo w'Imana. Hanyuma ibyo ngibyo nabyo byanteye kumva nanjye nkunze gospel, bituma mvuga ati ngiye kwinjira mu murimo w'Imana nanjye wo kugira ngo nabamaze ubutumwa ku maradiyo, ku ma YouTube, ku mbuga nkoranyambaga, ku isi hose, kugira ngo tubwirize abantu ubutumwa. Nyamara izo ndirimbo tujya turirimba, turaririmba abantu benshi bagafasha umwe bagahindukira bakaduhamagara ati indirimbo mwasohoye zaradushimishije, zaraduhinduye, bamwe twarahindutse turakizwa. Ukumva rero ninjiyemo nshaka kugira ngo mbahore imitima y'abanyarwanda, mbabwire imirimo y'Imana, kugira ngo nta wundi wihebye ukiri hasi bitewe n'ubuzima nanjye nabaye muri cyo nashatse kubikorera. Tukiri aho ngaho, iriya ndirimbo, hari indirimbo uri ukoze hasi bajya bavuga ngo ukoze hasi unyibutse ibuye. Hari indirimbo iyo korali Giovannis igeze gusohora, nimba nibuka neza, yitwa umutima ubabaye. Hari igitero waririmbyemo, navuga wari ku cyantona, kirimo amagambo akomeye cyane. Kuki ari we wahisemo, cyangwa se ari we bahisemo kuririmba icyo gitero? Ni we wabihisemo ku bushake bwawe, cyangwa se ni abayobozi b'iyo korali bavuze ngo ririmba iki gitero? Buriya hari ibintu umuntu akubwira n'undi akaba aguhanuriye. Buriya irandirimba icyo gitero impamvu bakimaye, bari bazi ubuzima nabayemo. Buriya wenda ndi bubihere neza, turacyari muri introduction kugira ngo nibwire abantu. Buriya ubuzima bwanjye niyo mpamvu byatumye bamana kiriya gitero kugira ngo nyiririmbe. Bari bazi ubuzima nabayemo, nagiye muri korali banyakira bitewe n'ubuzima nabayemo, numva ndaruhutse. None bama kuririmba icyo ako gace, ni igitero cya kabiri nyiririmbye, numva ntangiye kuruhuka mu mutima, nanjye numva bikirafashije. Numva abantu barayisabye cyane kuri radio, ndibuka cyane radio bita Inkoramutima, sindirimba ujye yumva. Numva barayisabye ngo ndashaka ya ndirimbo Inkoramutima nako bita umutima ubabaye. Iyo ndirimbo rero nayo yagiye ifasha abantu, nanjye yaramfashije rero kubw'ubuzima nabayemo. Ni ubwo buryo rero bahari bamaye igitero ngo nyiririmbemo, bari bazi ubuzima nabayemo. Murakoze cyane. Tukiri aho ngaho, mu buzima busanzwe tuzi neza ko ibi ni ibintu bisaba consommation nyinshi. Igihe uzatangira kujya muri studio, igihe uzagenda ugakora iyo audio izi indirimbo bidafite amashusho, igihe uzagenda ugakora video, ni ikintu gisaba igishoro gihambaye. Mu by'ukuri ko tuzi neza ko nta management ufite, kandi nta muterankunga wari ufite. Ibi bintu wabyitwaye mute igihe wari ukeneye kujya muri studio, kandi ushaka kuzamura impano yawe, nta muntu ugutera inkunga, nta muntu ukuzamura? Wabyitwayemo mute? Wumvise muri wowe bimeze bite? Ni iki byagutwaye? Wigomwe ibintu bingana iki kugira ngo ibi byose bigereho? Buriya sa nk'uzamutseho gake kugira ngo musobanure abadukurikiye babyumve neza. No kuvuga ngo nkimara kubatizwa, nabatijwe ubundi 2015 muri ADPR. Maze kubatizwa ngumurira muri korali Giovannis, ujya wumva kuri radio, nuko nyikuriyemo nkajya ndirimbamo, umva ndafashe urugendo duhura mu buzima nari ndimo, ndagenda mbyakira. Noneho bigezeho hari igihe nkimara kubatizwa neza nibwo ibintu byatangiye gukunda. Bimaze gukunda rero ndabyibuka, nakoze ubukwe. Maze gukora ubwo bukwe, ubukwe nakoze bwabaye ubukwe bwiza cyane. Ubwo bukwe rero bwase bupfungurira, navuga ngo fondasiyo y'ubuzima. Mbere narakora ubukwe, nacuruzaga ukuntu mu buzima iyo ugitangira. Buriya gihe mbona gutya, nabaye umuntu wacuruzaga imineke, niho kintu nahereyeho. Nacuruzaga imineke, ngacuruza ku gataro, ngashyira agataro ku rutugu n'amaguru, ngatembera karitsiye, za karitsiye Mateus zose, hano Nyabugogo hose. Buriya bamwe na bamwe baranzi ko ari ako kantu k'agataro nahereyeho curuza.
nuko iyo mineke rimwe njya gusengera ku musozi, uriya musozi mu Rwanda urazwi bita Kanyarira. Kanyarira agiye kwasenga Imana ibwira ibintu bikomeye, irambwira ati mwana wanjye ibintu byinshi, nawe sindiri mujye mu barokore bari gusenga uburyo bafashe Imana iri kugenda ndabyumva cyane. Hanyuma Imana ibwira ibintu bikomeye, irambwira ati mwana wanjye gutya na gutya ngukoreye ubukwe, nyuma y'ubukwe nguhinduriye akazi, ibintu byo gucuruza imineke. Sinzi ahantu nagiye, iyo mineke naje kuyicuruza birakunda, mbona udufaranga dukeya, nshinga akantu k'akarimatasiyo. Ese njya gukorera hariya hakurya ahantu bita mu Bugesera, njya gukorera ahantu mu Bugesera, ahantu bita gutyo za Twimara. Naje kuhashinga akantu k'akarimatasiyo, nkajya mbona abakiriya, birakunda, ibintu bigenda biza, nkora ubukwe, Imana ibana nanjye, ubukwe bumera neza, kugeza ubwo hari abantu tujya duhura, ariko ngo ndashaka ko wongera ukanyereka ya video y'ubukwe bwabaye igitangaza, ngo hari abantu bajya babyuma yuko bari igitangaza kuririmbira umukunzi wawe, kurimbira umukunzi wawe mu bukwe biba ari ibintu bitoroshye, kugira ngo ubyumve biba bitoroshye. Hanyuma maze kubikora gutyo narazamutse, maze gukora ubwo bukwe nyine ndazamuka, ibintu nk'ibyo mbivamo, none ninjira muri business yo gukora ibintu bijyanye n'amandazi, ibintu n'imigati gutyo. Bikora n'ikintu nzi ko wenda bitazavamo, ariko kuko Imana yari yaravuganye nanjye, nkomeza kugira uwo mutima, ndagomeza ndakora, ariko nkumva nkunze wa muhanzi nakubwira ruguru Mantasiyeti Tusi, indirimbo yaririmbye nakunze cyane, yitwa ngo akira ishimwe. Gakira ishimwe mwama, akira ishimwe ryanjye, simba nkiriho nukuri mba narapfuye, gutyo indirimbo nayo sindi mbara uyumva, hanyuma zigenda zimfasha. Iyo niyita ngo aho ugejeje ukora bitewe n'iki Imana ikoze, nkahita nimba ngo aho ugejeje ukora Tasiyeti Tusi numva ndamukunze cyane, bituma none nanjye numva nigira icyizere, avuga ati aho Imana yakuye Tasiyeti Tusi nanjye yahankora. Ni muko gukora, ndakora, mbona ibintu biraje, noneho murumva muri iyo minsi ibintu ntabwo byagendaga neza, ariko naje gukora ibintu bigenda neza, ntangira gukirigita ku gafaranga. Natangiye kugenda mbona agafaranga, atari ko nkumva nkunze kuririmba, ndavuga atari nkasasa Imana cyangwa sinzapfe ntaririmbye. Noneho rero nkagira n'utuntu dushimisha abantu, nko kuba imusi kuyobora ibirori n'ibitaramo, amakwe y'abarokore cyane gutyo, bigenda biza gutyo, bigizeho n'umwanya mbonye agafaranga, ndavuga ati ubu mbonye agafaranga rero kantangire nyirigite, ntangire kujya muri studio. Nuko rero ndabyibuka rwungu ukorera muri studio bita John, sinzi nimba mujya mumumenya. John tugarutseho gato, John abantu benshi baramuzi cyane. Uyu ni umuproducer wakoreye no muri The main music, ndakeka abantu barayizi, ni rebo ya Baturama ndakeka. Ubu rero ntago ndakeka batakiri kumwe, gusa nyine abantu benshi muramuzi. So John mwamenyanye mute? John rero dusa nkaho twiganye, ariko nitwigaga ku kigo kimwe. Nukuvuga ngo yigaga kuri ahantu bita kuri Apedi, nangwa ni mu Bugesera twakunze cyane, nanjye nkiga ahantu bita kuri groupe scolaire Ruhu. Nuko rero tuza kuba inshuti, turakundana, nuko wajya mu bintu by'imiziki. Ubwo abaransize kuko urumva agiye yatangiye kugenda azamuka, ngiye nigumira iyo ngiyo nyine, ariko bakunda ntarabona amafaranga, ariko bavuga ati nzagira aho tubonana. Kuri John rero niwo nahamagaye bwa mbere ibintu by'umuziki, abyinjijamo neza, arambwira ati gutya na gutya, atangira kugenda akora ibintu by'imiziki. Nawe wankorera indirimbo bita nihe tuzaba sinzi imbujo yumva. Nuko rero indirimbo irahitinga ku ma YouTube, ati nihe tuzaba, bivi mu bitaramo, ibintu biracicikana, ibintu bigenda neza. Hanyuma iyo ndirimbo maze kwinkorera bituma nanjye none ntangira kugenda numva ko none ibintu by'imiziki byinjiyemo neza. Izi ngizi ngubu igihe cyose ni umuziki, aho wundi ni umuziki, mu rusengero gucuranga, kuririmba, ibyo bintu wambarizamo. Ubwo rero ni muri urwo rwego nicyo kintu cyatumye mpita ninjira ubuzima bumaze gukunda. Ariko ubuzima hagati aho bwakunze ari uko maze gukora ubukwe, maze kuzana umugore, nibwo byatangiye gukunda, mbona bitangiye biza. Murakoze. Tukiri aho
nyuma y'uko uzanye umugore twumvise amateka yawe yose, twumva nyuma yo kuzana umugore wakoze ibintu byinshi bitandukanye, uza kugera aho winjira mu muziki. Hari ibintu bimwe na bimwe twifuza kukubaza nk'itangazamakuru. yego. Bwa mbere ugitangira umuziki wawe, ni iyihe ndirimbo watangiriyeho ukumva abantu benshi iyo ndirimbo barimo barayigusaba? Iyo ndirimbo ntabwo nayitindaho cyane, indirimbo bita nihe tuzaba. Nihe tuzaba, abizera nyine niyo tuzaba. Nagusaba nimba nakugoye ukaba waturirimbiraho nk'akavase kugira ngo abantu bumve neza ko dufite ahantu tuzaba se, cyangwa aho hantu uko biri kose tutahazi, byibura bahamenye. Okay, ubwo impamvu wenda mbere yuko ndirimba iyo ndirimbo icyatumye nyihimba ni iki? Mu buzima iwacu hari inzu, icyo gihe hari inzu yubakishije ibiti, sinzi nimba warigeze ubyumva, hari wowe ushobora kuba wenda ubyirutse uva, sinzi nimba ubizi. Hari inzu bubakaga z'ibiti, noneho baje kuyisakara iza kugurukwa n'umuyaga wari ujemo, n'imvura iragwa ari nyinshi, birayikubita hiragwa irasenyuka. Hanyuma aze gusenyuka umuvu uruzura. Ubwo nani mvuye gusenga nageze mu rugo mbaza mama ati byagenze gute? Ati mwana wanjye nuko byagenze, urihangana nyine ujye gusaba icumbi. Yego. Nuko nagiye gusaba icumbi, ndabyibuka ahantu ugeze za Kimisagara ruguru za Kimisagara. Ubwo nari mvuye aho ngaho, hafi aho ngaho nyine ahantu twari duturanye, aho za Kimisagara ruguru. Nuko ngiye kubasaba icumbi, barambwira ngo nta cumbi bafite, ngo cyakora ngo hano bakacumbikiye ngo baharaje imbwa zabo. Ati imbwa zirusa umuntu. Icyo gihe numagize agahinda bitewe nuko nari mvuye gusenga, ndi mwifuye ryo gusenga. Nuko bituma mpimba iyo ndirimbo yitwa ngo nihe tuzaba bizera. Nangira nihe habizera bazajya kuba muri iyi si, naho tuzakira nta n'uhatagerwa n'umubisha, ibibi ntantu twabihungira, tuzongera tubeho nyuma y'ubu buzima, ntituzongera kurira no kubabara, aho umwami Yesu yaduteguriye mu ijuru niho iwaho wabizera bose. Ewana, nanze kugukura mu mavuta, ariko nabonaga mbonye koro hano mpita nshaka kugira ikintu nkubaza gikomeye cyane. Mbonye handitseho director Karenzo kuki ari kuguhamagara n'ubu aracyaguhamagara? Ndakeka nubwo turi mu kiganiro wamwitaba nta kibazo ukamuvugisha live. Hano turi mu kiganiro, mwitabe umuvugisha. Allo meza. Numuhanzi Emi Forever, sinzi nimba umuzi urimba gospel. Nashakaga nyine nari nkuhamagaye ngira ngo unkorere video y'indirimbo. Sinzi ibiciro ubu ngubu uriho byo gukora, ari video ya live cyangwa video yo kugenda mbona urayumva atari live. Nicyo kintu nagushakiraga. Ubwo rero nkitabye narindi mu kiganiro n'umunyamakuru ukorera Yego TV. Sinzi rero nimba wenda hari icyo byaba bitwaye, cyangwa se wenda twaza kuvugana mvuye mu kiganiro. Sawa, murakoze cyane. Murakoze cyane. Reka mbonereho kukubaza,
biri kumvikana n'abari kudukurikira bari kubyumva ko uko biri kose dushobora kuba hari umuzigo mushyashya ariko mbivuge mu mvugo zacu twe nk'abanyamakuru cyangwa se indirimbo nshyashya igiye kuba yagira hanze vuba kuko ndumva uri mu mipangu ikomeye cyane na Karenzo. twitega iki mu gihe tukiri aha ngaha dutegereje, twitega iki kigiye kuza? hari indirimbo nshya tugiye gusohora yitwa ngo nasenze mbabaye. wivuga man twagiye nafashe ubundi gufata. Yes, reka tuguhe ikaze cyane wowe udahwema kudukurikirana uri mu majyepfo, uri mu majyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali. Aba diaspora turabakunda cyane kandi turabazirikana. So tukubwire ko rero aho uri hose twifuriza ko wakomeza kumererwa neza. Nawe utamerewe neza uyu munsi, ejo Imana ari yagira kwigenza ukamererwa neza, wihangane. Ntabwo twese tuzahora duseka kandi niko Imana buri iba yarabipanze. Njye ndi Theogiste Bizimana, aha ni kuri TND Empire. So uyu munsi rero twasuye umuhanzi, ni umuhanzi ukora indirimbo ziri gospel, indirimbo z'Imana, ni umurokore. Araza kutubwira byinshi mu bihangano bye, atubwire byinshi mu byo akora. So reka tumubaze byinshi mwifuza kumumenyaho kandi byiza. Nizere ko rero mutari buze gukuraho kuri iyi channel. Kora subscribe, ukore like, ukore share kugira ngo byose bize kugenda neza cyane. Reka rero tumuhe ikaze. Umeze ute? Yes, murakoze cyane. Nitwa Twagirumukiza Emmanuel, niyo mazina ababyeyi banyise, ariko mu izina ry'ubuhanzi ngeze muri music narasanze kuba iwacu baranyise Emmanuel, nabonye ari izina ry'igifaransa ariko icyongereza kigezweho ubu nita Emmy. Kunza kongera akajambo kitwa ngo forever, bivuze ngo forever ni ibihe byose. Ndagasobanura akantu, hari igihe abantu babaza se no kubera iki witwa Emmy forever, ati nkabona WhatsApp ni Emmy forever, nkabona YouTube Emmy forever, nkabona wenda tutagiye kure ndabyibuka hari indirimbo wigeze gusohora bitewe nuko abantu benshi bari bakuzi ku mazina yawe bwite. Ndabyibuka narayisharinze kuko wari wanyoreje link, abantu bakajya bambwira ati umuntu ninde, uyu muntu ninde. So nyuma yaho nibwo baje kubona video, baza kubona ko ari wowe. Ni igitekerezo wagize cyo kugira ngo wite cyangwa se ugire igitekerezo cyo guhindura amazina yawe wite Emmy forever, wagikuye he? Ni ibintu watekereje cyangwa umuntu wakugira inama? Kugira ngo ni Emmy forever, nabonye Imana yarabanye nanjye. Bivuze ngo forever bisobanuye mu Kinyarwanda, birasobanuye ngo ibihe byose. Nabonye Imana rero kuko Emmy bivuga ngo Imana iri kumwe natwe. Forever kiyongereho bisobanuye ngo Imana iri kumwe natwe ibihe byose. Niyo mpamvu Imana yabanye nanjye ibihe byose. Barafite ubuhamya bukomeye cyane mu buzima. Cyane cyane hari umuhanzi wazamutse cyane mu minsi ishize mu guhera muri 2016 gutyo, bita Taseti Tusi. Muramuzi, ngira ngo muramuzi, mukorana nabo. Uriya muhanzi indirimbo ze nizo zanyubatse, ni wanyishije ibintu byo kuririmba, hanyuma n'ibintu byo muri korali nabyo. Akunda korali yitwa Jova Jiri. Iyo korali no yanyishije ibintu byo kuririmba, ritunumva nkunze umuziki. Noneho mu buzima nabayemo bitewe n'ibyo umuhanzi Tusi aririmba, byagiye binyubaka biramfasha, bituma nayo ninjira mu muziki nyarwanda wa gospel. Tukiri aho ngaho tubona abantu benshi bagenda binjira muri uyu muziki. Uru ari urugendo rukomeye cyane, urugendo umuntu wese atapfa guhita avuga ngo nanjye, cyangwa se uko abitekereje avuge ngo ngiye guhita nkora uyu muziki. Ni izihe mbogamizi cyangwa se ni igiki byagutwaye kugira ngo wowe ubashe kwiyakira, wumve ko ugiye gukora uyu muziki, wumve ko ugiye gukorera Imana? Tuzi ko ubundi mu buzima busanzwe abantu ndetse n'abandi baturage, abantu dukoresha imbuga nkoranyambaga, tuzi ko indirimbo z'Imana nta nyungu, tuzi ko indirimbo z'Imana zitagira ibitaramo. Ese kuri urwo ruhande ni igiki ushobora kubwira abo bantu
bashobora kuba bacyumva ko indirimbo z'Imana ari ukugenda ukaririmba mu rusengero gusa nta kindi wumva ushobora gukora? Bo wenda ndabikuriza, uri kugenda umbaza ibintu by'ibibazo, ariko ndabikuriza. Hari korali naririmbagamo, hari umudugudu nasengeragaho hariya mu Bugesera, umudugudu ni kuri ADPR y'ahantu bita Bukumba. Hari korali naririmbagamo yitwaga Giovannis. Nuko yaje gusohora indirimbo, nibwo bwa mbere nari nkaragiye muri studio, numva ndanezerewe ndishimye muri uko gusohora indirimbo kw'iyo korali. Nuvuga ngo bari bafite abaterankunga batandukanye, ariko babashyigikira mu buryo bw'uko babyinjiyemo nta nyungu ari gukora umurimo w'Imana. Hanyuma ibyo ngibyo nabyo byanteye kumva nanjye nkunze gospel, bituma mvuga ati ngiye kwinjira mu murimo w'Imana nanjye wo kugira ngo nabamaze ubutumwa ku maradiyo, ku ma YouTube, ku mbuga nkoranyambaga, ku isi hose, kugira ngo tubwirize abantu ubutumwa. Nyamara izo ndirimbo tujya turirimba, turaririmba abantu benshi bagafasha umwe bagahindukira bakaduhamagara ati indirimbo mwasohoye zaradushimishije, zaraduhinduye, bamwe twarahindutse turakizwa. Ukumva rero ninjiyemo nshaka kugira ngo mbohore imitima y'Abanyarwanda, mbabwire imirimo y'Imana, kugira ngo nta wundi wihebye ukiri hasi bitewe n'ubuzima nanjye nabayemo, nicyo nashatse kubikorera. Tukiri aho ngaho, iriya ndirimbo, hari indirimbo uri ukoze hasi bajya bavuga ngo ukoze hasi unyibutse ibuye. Hari indirimbo iyo korali Giovannis igeze gusohora, nimba nibuka neza, yitwa umutima ubabaye. Hari igitero waririmbyemo, navuga wari ku cyantona, kirimo amagambo akomeye cyane. Kuki ari we wahisemo, cyangwa se ari we bahisemo kuririmba icyo gitero? Ni we wabihisemo ku bushake bwawe, cyangwa se ni abayobozi b'iyo korali bavuze ngo ririmba iki gitero? Bo buriya hari ibintu umuntu akubwira n'undi akaba aguhanuriye. Buriya irandirimba icyo gitero impamvu bakimaye, bari bazi ubuzima nabayemo, buriya wenda ndi bubihere neza, turacyari muri introduction kugira ngo nibwire abantu. Buriya ubuzima bwanjye niyo mpamvu byatumye bamana kiriya gitero kugira ngo nyiririmbe. Bari bazi ubuzima nabayemo, nagiye muri korali banyakira bitewe n'ubuzima nabayemo, numva ndaruhutse. None bama kuririmba icyo ako gace, ni igitero cya kabiri nyiririmbye, numva ntangiye kuruhuka mu mutima, nanjye numva bikirafashije. Numva abantu barayisabye cyane kuri radio, ndibuka cyane radio bita Inkoramutima, sindirimba ujye yumva. Numva barayisabye ngo ndashaka ya ndirimbo Inkoramutima nako bita umutima ubabaye. Bo iyo ndirimbo rero nayo yagiye ifasha abantu, nanjye yaramfashije rero kubw'ubuzima nabayemo. Ni ubwo buryo rero bahari bamaye icyo gitero ngo nyiririmbemo, bari bazi ubuzima nabayemo. Murakoze cyane. Tukiri aho ngaho, mu buzima busanzwe tuzi neza ko ibi ni ibintu bisaba konsomasiyo nyinshi. Igihe uzatangira kujya muri studio, igihe uzagenda ugakora iyo audio izi indirimbo bidafite amashusho, igihe uzagenda ugakora video, ni ikintu gisaba igishoro gihambaye. Mu by'ukuri ko tuzi neza ko nta management ufite, kandi nta muterankunga wari ufite. Ibi bintu wabyitwaye mute igihe wari ukeneye kujya muri studio kandi ushaka kuzamura impano yawe, nta muntu ugutera inkunga, nta muntu ukuzamura? Wabyitwayemo mute? Wumvise muri wowe bimeze bite? Ni iki byagutwaye? Wigomwe ibintu bingana iki kugira ngo ibi byose bigereho? Bo buriya sa nk'uzamutseho gake kugira ngo musobanure abadukurikiye babyumve neza. No kuvuga ngo nkimara kubatizwa, nabatijwe ubundi 2015 muri ADPR. Maze kubatizwa ngumurira muri korali Giovannis, ujya wumva kuri radio, nuko nyikuriyemo nkajya ndirimbamo, umva ndafashe ugenda uhura mu buzima nari ndimo, ndagenda mbyakira. Noneho bigezeho hari igihe nkimara kubatizwa neza nibwo ibintu byatangiye gukunda. Bimaze gukunda rero ndabyibuka, nakoze ubukwe. Maze gukora ubwo bukwe, ubukwe nakoze bwabaye ubukwe bwiza cyane. Ubwo bukwe rero bwahise bupfungurira, navuga ngo fondasiyo y'ubuzima. Mbere narakora ubukwe, nacuruzaga ukuntu mu buzima iyo ugitangira, buriya gihe umbona gutya
nabaye umuntu wacuruzaga imineke, niho ikintu nahereyeho. Nacuruzaga imineke, ngacuruza ku gataro, ngashyira agataro ku rutugu n'amaguru, ngatembera karitsiye, za karitsiye Matewusi zose, hano Nyabugogo hose, buriya bamwe na bamwe baranzi ko ari ako kantu k'agataro nahereyeho curuza. Nuko iyo mineke rimwe njya gusengera ku musozi, uriya musozi mu Rwanda urazwi bita Kanyarira. Kanyarira agiye kwasenga Imana ibwira ibintu bikomeye, irambwira ati mwana wanjye ibintu byinshi, nawe sindiri mujye mu barokore bari gusenga uburyo bafashe Imana iri kugenda ndabyumva cyane. Hanyuma Imana ibwira ibintu bikomeye, irambwira ati mwana wanjye gutya na gutya ngukoreye ubukwe, nyuma y'ubukwe nguhinduriye akazi, ibintu byo gucuruza imineke. Sinzi ahantu nagiye, iyo mineke naje kuyicuruza birakunda, mbona udufaranga dukeya, nshinga akantu k'akarimatasiyo, ese njya gukorera hariya hakurya ahantu bita mu Bugesera. Tujya gukorera ahantu mu Bugesera, ahantu bita gutyo za Twimara. Naje kuhashinga akantu k'akarimatasiyo, nkajya mbona abakiriya, birakunda, ibintu bigenda biza, nkora ubukwe, Imana ibana nanjye, ubukwe bumera neza, kugeza ubwo hari abantu tujya duhura, ariko ngo ndashaka ko wongera ukanyereka ya video y'ubukwe bwabaye igitangaza, ngo hari abantu bajya babyuma yuko bari igitangaza kuririmbira umukunzi wawe, kurimbira umukunzi wawe mu bukwe biba ari ibintu bitoroshye, kugira ngo ubyumve biba bitoroshye. Hanyuma maze kubikora gutyo narazamutse, maze gukora ubwo bukwe nyine ndazamuka, ibintu nk'ibyo mbivamo, none ninjira muri business yo gukora ibintu bijyanye n'amandazi, ibintu n'imigati gutyo. Bikora n'ikintu nzi ko wenda bitazavamo, ariko kuko Imana yari yaravuganye nanjye, nkomeza kugira uwo mutima, yagomeza ndakora, ariko nkumva nkunze wa muhanzi nakubwira ruguru Mantasiyeti Tusi, indirimbo yaririmbye nakunze cyane, yitwa ngo akira ishimwe. Gakira ishimwe mwama, akira ishimwe ryanjye, simba nkiriho nukuri mba narapfuye, gutyo indirimbo nayo sindi mbara yumva Kristo. Hanyuma zigenda zimfasha, iyo niyita ngo aho ugejeje ukora bitewe n'iki Imana ikoze, nkahita nimba ngo aho ugejeje ukora Tase Tusi numva ndamukunze cyane, bituma none nanjye numva nigira icyizere, avuga ati aho Imana yakwita Tase Tusi nanjye yahankora. Ni muko gukora, ndakora, mbona ibintu biraje, noneho urumva muri iyo minsi ibintu ntabwo byagendaga neza, ariko naje gukora ibintu bigenda neza, ntangira gukirigita ku gafaranga. Natangiye kugenda mbona agafaranga, batari ko nkumva nkunze kuririmba, ndavuga atari nkasasa Imana cyangwa sinzapfe ntaririmbye. Noneho rero nkagira n'utuntu dushimisha abantu, nko kuba imusi kuyobora ibirori n'ibitaramo, amakwe y'abarokore cyane gutyo, bigenda biza gutyo, bigezeho n'umwanya mbonye agafaranga, ndavuga ati ubu mbonye agafaranga rero kantangire nyirigite, ntangire kujya muri studio. Nuko rero ndabyibuka Rugongo ukorera muri studio bita Region, sinzi nimba mujya mumumenya. Region tugarutseho gato, Region abantu benshi baramuzi cyane, uyu ni umuproducer wakoreye no muri The main music, ndakeka abantu barayizi, ni rebo ya Baturama ndakeka. Ubu rero ntago ndakeka batakiri kumwe, gusa nyine abantu benshi muramuzi. So Region mwamenyanye mute? Region rero dusa nkaho twiganye, ariko nitwigaga ku kigo kimwe. Nukuvuga ngo yigaga kuri ahantu bita kuri Apedi, nangwa ni mu Bugesera twakunze cyane, nanjye nkiga ahantu bita kuri groupe scolaire Ruhu. Nuko rero tuza kubishuti, turakundana, nuko wajya mu bintu by'imiziki. Ubwo abaransize kuko urumva giye yatangiye kugenda azamuka, ngiye nigumira iyo ngiyo nyine, ariko bakunda ntarabona amafaranga, ariko bavuga ati nzageraho tubonana. Kuri John rero niwo nahamagaye bwa mbere ibintu by'umuziki abyinjijamo neza, arambwira ati gutya na gutya, atangira kugenda akora ibintu by'imiziki. Nawe wankorera indirimbo bita nihe tuzaba sinzi imbujo yumva. Nuko rero indirimbo irahitinga ku ma YouTube, ati nihe tuzaba, bivi mu bitaramo, ibintu biracicikana, ibintu bigenda neza. Hanyuma iyo ndirimbo maze kwinkorera bituma nanjye none ntangira kugenda numva ko none ibintu by'imiziki byinjiyemo neza. Izi ngizi ngubu igihe cyose ni umuziki, aho wundi ni umuziki, mu rusengero gucuranga, kuririmba, ibyo bintu wambarizamo. Ubwo rero ni muri urwo rwego nicyo kintu cyatumye impita ninjira
ubuzima bumaze gukunda ariko ubuzima hagati aho bwakunze ari uko maze gukora ubukwe maze kuzana umugore nibwo byatangiye gukunda mbona bitangiye biza. Murakoze. Tukiri aho nyuma y'uko uzanye umugore twumvise amateka yawe yose, twumva nyuma yo kuzana umugore wakoze ibintu byinshi bitandukanye uza kugera aho winjira mu muziki. Hari ibintu bimwe na bimwe twifuza kukubaza nk'itangazamakuru. Yego. Bwa mbere ugitangira umuziki wawe ni iyihe ndirimbo watangiriyeho ukumva abantu benshi iyo ndirimbo barimo barayigusaba? Iyo ndirimbo ntabwo nayitindaho cyane, indirimbo bita nihe tuzaba. Nihe tuzaba, abizera nyine niyo tuzaba. Nagusaba nimba nakugoye ukaba waturirimbiraho nk'akavase kugira ngo abantu bumve neza ko dufite ahantu tuzaba se, cyangwa aho hantu uko biri kose tutahazi byibura bahamenye. Okay, ubwo impamvu wenda mbere yuko ndirimba iyo ndirimbo icyatumye nyihimba ni iki? Mu buzima iwacu hari inzu, icyo gihe hari inzu yubakishije ibiti, sinzi nimba warigeze ubyumva, hari wowe ushobora kuba wenda ubyirutse uva, sinzi nimba ubizi. Hari inzu bubakaga z'ibiti, noneho baje kuyisakara iza kugurukwa n'umuyaga wari ujemo n'imvura iragwa ari nyinshi, birayikubita hiragwa irasenyuka. Hanyuma aze gusenyuka umuvu uruzura. Ubwo nari mvuye gusenga nageze mu rugo mbaza mama ati byagenze gute? Ati mwana wanjye nuko byagenze, urihangana nyine ujye gusaba icumbi. Yego. Nuko nagiye gusaba icumbi, ndabyibuka ahantu ugeze za Kimisagara ruguru za Kimisagara. Ubwo nari mvuye aho ngaho hafi aho ngaho nyine ahantu twari duturanye aho za Kimisagara ruguru. Nuko ngiye kubasaba icumbi barambwira ngo nta cumbi bafite, ngo cyakora ngo hano bakacumbikiye ngo baharaje imbwa zabo. Ati imbwa ziruhiruse umuntu. Icyo gihe numagize agahinda bitewe nuko nari mvuye gusenga ndi mwifuye ryo gusenga. Nuko bituma mpimba iyo ndirimbo yitwa ngo nihe tuzaba bizera. Nangira nihe habizera bazajya kuba muri iyi si naho tuzakira nta nuhatage kwa numubisha ibibi ntantu twabihungira tuzongera tubeho nyuma y'ubu buzima ntituzongera kurira no kubabara aho umwami Yesu yaduteguriye mu ijuru nihiwaho wabizera bose. Ewana nanze kugukura mu mavuta ariko nabonaga mbonye koro hano mpita nshaka kugira ikintu nkubaza gikomeye cyane. Mbonye handitseho director Karenzo kuki ari kuguhamagara n'ubu aracyaguhamagara? Ndakeka nubwo turi mu kiganiro wamwitaba nta kibazo ukamuvugisha live hano turi mu kiganiro, mwitabe umuvugisha. Allo meza. Numuhanzi Emi Forever, sinzi nimba umuzi urimba gospel. Nashakaga nyine nari nkuhamagaye ngira ngo unkorere video y'indirimbo. Sinzi ibiciro ubu ngubu uriho byo gukora, ari video ya live cyangwa video yo kugenda mbona urayumva atari live. Nicyo kintu nagushakiraga. Ubwo rero nkitabye narindi mu kiganiro n'umunyamakuru ukorera Yego TV. Sinzi rero nimba wenda hari icyo byaba bitwaye cyangwa se wenda twaza kuvugana mvuye mu kiganiro. Sawa, murakoze cyane.
murakoze cyane reka mbonereho kukubaza biri kumvikana n'abari kudukurikira bari kubyumva ko uko biri kose dushobora kuba hari umuzigo mushyashya ariko mbivuge mu mvugo zacu twe nk'abanyamakuru cyangwa se indirimbo nshyashya igiye kuba yagira hanze vuba kuko ndumva uri mu mipangu ikomeye cyane na Karenzo. twitega iki mu gihe tukiri aha ngaha dutegereje, twitega iki kigiye kuza? hari indirimbo nshya ngiye gusohora yitwa ngo nasenze mbabaye.